Ngarukiye Olivier ndi umusore iri zina ndarikunda cyane. Ndi umusore ushima Imana bishatse kuvuga ngo nufite ireko yaritambutse ntacyo bitwaye rwose. Sawa murakoze kandi ndabakunda. Murabyumva rubyiruko muri hano kuri iyi channel. Abantu turi kumwe bose Mana yanjye nibitangaza sinzi niba namwe muri kubibona ariko Imana iguha umugisha. Aragira ati nitwa Olivier kandi nanjye ndikunda nkunda izina ryanjye ariko bitavuze ko hagize umuntu umbona akabona hari ukuntu byagenze yagira. Imana rero abantu bo kuri Agnes TV show ndabasuhuje. Mwaramutse neza muraho ndabakunda cyane. Murabona ko noneho ndasa neza ndi hagati y'abantu batandukanye kandi bakomeye. Imana ibaha umugisha niba muhari. Rero aba bantu turi kumwe mbateye amatsiko reka mbahe mikoro batwibwire ariko ndababatuye ni hatari. Reka duhere hano. Agnes angize igitangaza ariko nanone niko biri urebye neza. Imana hari ukuntu iba yarabigenje ikadugira abandi bantu bura wasanga arandi makurasi. Warumvaje nivuge babwira amazina. Amazina yanjye nitwa Nshutimana Abraham, izina ryiza nkunda cyane. Ndi umusore nshima Imana. Nibyo murakoze. Imana imuha umugisha. Murabibona noneho ko ari ibitangaza. Rero Imana iguha umugisha Abraham nshuti y'Imana. Aragira ati izina ryanjye ndikunda kubi. Birashoboka ko nta n'umuntu akunda nk'izina rye. Nibyo? Arahari. Okay, urakoze cyane. Imana iguha umugisha. Reka nakire nundi uri ibumoso bwanjye. Mana yanjye sinzi niba muri kubibona nkuko ndi kubibona ariko uko bikose turasa neza. Turakwakiriye mukozi w'Imana. Murakoze cyane ndabashimiye. Nishimiye kubona nicaranye n'abavandimwe. Abavandimwe nkunda cyane gusa nanjye amazina yanjye asubira nyibwirera. Bwira abantu badukurikiye amazina yawe bakumenye neza nkuko nanjye nkuzi. Nanjye ndamuzi ariko gakeya araza turaje tumumenyere hamwe mu kanya. Okay. Murakoze nyine amazina yanjye ni Olivier Ngarukiye Imana. Njye burane narayitaye. Ni Ngarukiye Imana Olivier. Ndi umusore iri zina ndarikunda cyane. Ndi umusore ushima Imana bishatse kuvuga ngo nufite ireko yaritambutse ntacyo bitwaye rwose. Sawa murakoze kandi ndabakunda. Murabyumva rubyiruko muri hano kuri iyi channel. Abantu turi kumwe bose Mana yanjye nibitangaza sinzi niba namwe muri kubibona ariko Imana iguha umugisha. Aragira ati nitwa Olivier kandi nanjye ndikunda nkunda izina ryanjye ariko bitavuze ko hagize umuntu umbona akabona hari ukuntu byagenze yagira. Imana rero ibaha umugisha ndabanezerewe cyane. Reka dusabe Abraham adusengere kugira ngo turusheho noneho kugwiza imbaraga tunatangire gahunda ituzanye hano, gahunda itwicaje hano. Turagushimiye Imana Data mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimiye urukundo rwawe rwishi udukunda ari rwo rutuma imbabazi zawe zisora kuri twebwe. Ibyo bigatuma tubwirira neza uko bukeye n'uko bwije. Tukaba amahoro n'igihe umwanzi atabishaka. Tukaba amahoro n'igihe Satani atabishaka. Turagushimiye Mana. Turi hano twemereye ko tugera ahangaha kuri Agnes TV. Turasende kugira ngo uzubane natwe kuko wahadushikije. Rero turagutumiye ngo ubane natwe muri iki kiganiro buri kimwe cyose tukonereho umugisha kandi uburi kumwe natwe. Ari abadukurikiye ndetse n'abatureba hirya no hino mu mpande enye z'isi ndetse n'igihugu.
babashe kuduhembukiraho no kugira ibyo bunguka ku bwacu. Urakoze, turagushimiye kuri kumwe natwe kandi urabana natwe, tubyatse Imana mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe, Imana iguha umugisha kandi namwe mukiri kudukurikirana Imana ibaha umugisha cyane. Rero iki twicaje hano nta kindi, aba bantu bose muri kubona hari ibintu bibihishemo ariko byahatari. Uwiteka yakoze ikintu gikomeye, ni ukuvuga ngo natwe turishimye, tugiye kuririmba kubera ko noneho twese turabaririmbyi. Reka nihangane mpagararemo hagati yabo kugira ngo mbagendereho hanyuma turirimbane. Haleluya, hasi mw'izina za Yesu risumba ayandi. Haleluya, hasi mw'izina za Yesu risumba ayandi. Oh, haleluya, haleluya, hasi mw'izina za Yesu risumba ayandi. Haleluya, Haleluya, hasi mw'izina za Yesu risumba ayandi. Haleluya, hasi mw'izina za Yesu risumba ayandi. Haleluya, hasi mw'izina za Yesu risumba ayandi. Oh, haleluya, haleluya, hasi mw'izina za Yesu risumba ayandi. Haleluya, hasi mw'izina za Yesu risumba ayandi. Amen, amen. Amen. ni wowe wenyine gusa uzi gukunda, Abandi turagerageza, no kugerageza, ariko wowe mwami wanjye gukunda urabizi. Amen. Yesu we urabizi. Oh, haleluya, haleluya, hasi mw'izina za Yesu risumba ayandi. Haleluya, hasi mw'izina za Yesu risumba ayandi. Narababariwe, ubu ndumurarwa, nzimana na Data mu bwami bw'ijuru. Narababariwe, ubu ndumurarwa, nzimana na Data
mu bwami bw'ijuru. Amen. Imana ibahe umugisha cyane. Sinzi ariko uko biri kose hari akakorasi kavuga ngo uko biri kose turafite Imana ngo kandi iri kumwe natwe. Imana ikomeze kubaha umugisha ko gukomeza kudukurikirana. Sinzi niba muri kubona ko bimeze neza, ariko ngewe ndi kubibona bimeze neza cyane.